yamutegereje imyaka 10, ariko kugaruka kwe byahinduye buri kimwe. Hari amasezerano amwe umuntu asezerana akiri muto, ayasezerana afite umutima utaryarya kandi akizera ko azayubahiriza ubuzima bwe bwose. Ariko rimwe na rimwe ubuzima bushobora gutandukanya abantu bakundanaga, kandi iyo umuntu agarutse nyuma y'imyaka myinshi ashobora gusanga ibintu byose byarahindutse. Iyi nkuru ni y'umusore muto witwaga Daniel ndetse n'umukobwa muto witwaga Grace. Uyu musore n'inkumi bakundanye cyane mu buryo utakwiyumvisha. Nta mafaranga menshi bari bafite, nta ndozi zo kugira ubuzima bw'akataraboneka bari bafite. Icyo bifuzaga gusa kwari ukubaho ubuzima bworoheje gusa bari kumwe. Ariko icyemezo kimwe cyatumye batandukana imyaka 10 yose. Kandi ubwo Daniel yagarukaga, Grace ntiyarakiri wa mukobwa yasize. Ariko icyo Daniel atarazi ni uko Grace yarakomeje kumutegereza mu buryo atashoboraga kwiyumvisha. Ndakurahikira kubana nanjye muri iyi nkuru kugera igeze ku musozo. Wakoze cyane guhitamo Josephtalks Rwanda. Ndi mugiye kubana muri iyi nkuru, nitwa Josephtalks. Daniel yakorewe mu mudugudu muto, umuryango we wari ukennye, ariko ababyeyi be bari baramwigishije ikintu kimwe cy'ingenzi: ntuzigere ugira isoni z'aho waturutse. Daniel yari umusore ukunda gukora cyane. Buri gitondo yafashaga se mu mirimo y'ubuhinzi, nimugoroba akajya ku ishuri ryo muri ako gace. Kandi buri munsi umaze kuva ku ishuri hari umuntu umwe yahoraga yifuza kubona. Uwo yari umukobwa muto witwaga Grace. Grace yabaga mu nzu ari hafi y'awa Daniel. Yari umukobwa mwiza, ariko icyo Daniel yamukundiraga cyane yari umutima we. Yagiriraga neza abantu bose. Iyo yabonaga umusaza cyangwa umukecuru ukeneye ubufasha bwo gutwara ikintu, Grace yarahagararaga akamufasha. Iyo yabonaga umwana arira, Grace yarahagararaga akamuhumuriza. Daniel yaramukundaga kandi akamwubaha. Umunsi umwe nyuma ya saa sita, Daniel yasanze Grace yicaye munsi y'igiti kinini hafi y'umugezi, yarimo gusoma igitabo. Daniel aramwenyura aramubwira ati Grace. Grace yubura umutwe. Daniel aramubwira ati kuki buri gihe ubusoma? Grace araseka aramusubiza ati nuko nshaka kuzaba mwarimu. Daniel yicara iruhande rwe aramubwira ati umunsi umwe uzaba umwarimu mwiza kurusha abandi bose bo muri uyu mudugudu. Grace aramwenyura aramubaza ati nawe se? Daniel areba hirya ku mugezi aravuga ati sinshaka kuzaguma hano ubuzima bwanjye bwose. Grace aratuza aramubaza ati none urashaka kuvuga iki? Daniel aravuga ati ndashaka kujya mu mujyi, ndashaka kubona akazi keza, ndashaka kubona amafaranga ahagije yo kubakira ababyeyi banjye inzu. Grace aramureba aramubwira ati none se twe? Daniel arahindukira amureba mu maso aramubwira ati wowe uri mu buzima bwanjye bw'ahazaza. Grace aramwenyura. Aya magambo yoroshye yari afite igisobanuro gikomeye kuri we. Nyuma y'amezi make, Daniel yabonye amahirwe yo kujya mu mujyi. Hari ikigo cyashakaga abakozi bakiri bato. Umushahara bari gutanga wari mwiza cyane ugereranije n'amafaranga Daniel yashoboraga kubona muri uwo mudugudu. Ariko hari ikibazo kimwe: yagombaga kuva mu rugo. Mu ijoro ryabanjirije urugendo rwe, Daniel yahuye na Grace hafi y'umugezi. Bombi baricara batuje, nta n'umwe yashakaga kuvuga ku byerekeranye no gutandukana. Amaherezo Grace aramubaza ati Dani, uzagaruka ryari? Daniel aramwenyura aramubwira ati nzagaruka vuba. Grace nawe ntiyanyurwa aramubaza ati none ni vuba bingana iki? Dani ati ahari n'umwaka umwe. Grace aramureba cyane
aramubwira ati ndashaka ko ubinyemerera. Dani amufata ukuboko aramubwira ati ndabikwemereye. Grace aramwenyura aramubwira ati none se uzagaruka gukora iki? Daniel aramusubiza ati nzagaruka dukora ubukwe. Grace araseka aramubaza ati urakomeje? Ndati cyane. Grace ashyira umutwe ku rutugu rwa Daniel aramubwira ati noneho nzagutegereza. Bukeye bwaho Daniel agenda ajya mu mujyi. Grace yahagaze hanze iruhande rw'umuhanda areba imodoka itwaye Daniel kugeza ibuze. Yahanaguye amarira yizeraga ko azagaruka. Yizeraga ko urukundo rwabo rwari rukomeye kurusha intera yari igiye kuba hagati yabo. Ariko hari ikintu kimwe atarazi. Ntiyarazi igihe yari kumara amutegereje. Ubuzima bwo mu mujyi ntabwo bwari bworoshye. Daniel yakoraga kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Mu ntangiriro yahamagaraga Grace buri mugoroba, bamaraga amasaha menshi baganira. Yamubwiraga ibyerekeye akazi ke na Grace akamubwira ibyabaga mu mudugudu. Baganiraga ku buzima bwabo bw'ahazaza. Daniel yakundaga kuvuga ati Grace komeza untegereze, ndakora cyane ku bwawe. Kandi Grace buri gihe yaramusubizaga ati nzagutegereza. Umwaka umwe urashira, undi mwaka nawo urashira. Ubuzima bwa Daniel butangira kugenda neza. Yabonye akazi, abona akazi keza kurushaho. Akodesha inzu ntoya, atangira kuzigama amafaranga. Ariko ikintu kimwe cyatangiye guhinduka. Daniel yatangiye kuba umuntu uhorana akazi kenshi, guhamagara kwe kuragabanuka. Mu ntangiriro yahamagaraga buri munsi, naho nyuma atangira guhamagara nyuma y'iminsi mike. Hanyuma atangira guhamagara rimwe mu cyumweru, rimwe na rimwe yamaraga ibyumweru bibiri atarahamagara. Umugoroba umwe Grace aramuhamagara anamubwira ati Dani umeze neza? Daniel nawe aravuga ati meze neza nta kibazo. Grace aravuga ati none ko wahindutse? Dani aravuga ati ntabwo nahindutse, nuko ndi guhugira mu kazi gusa. Ndaramubwira ati urakibuka isezerano wampaye? Daniel araceceka aravuga ati yego Grace ndabyibuka rwose. Grace nawe ati ndacyagutegereje. Daniel ati ndabizi rwose. Ariko mu mutima wa Daniel hari ibintu byatangiye guhinduka. Umujyi wari waramuhaye amafaranga, ariko wari watangiye no kumuha inshuti nshyashya, amahirwe mashya ndetse n'ibyifuzo bishya. Umunsi umwe Daniel yahuye n'umukobwa witwaga Linda. Linda yari umukobwa wiyizera, mwiza kandi wari ufite akazi keza. Yakoreraga mu kigo kimwe na Daniel. Mu ntangiriro bari inshuti gusa, nyuma batangira kumarana igihe kinini. Linda yatangiye gukunda Daniel. Yishimiraga uburyo Daniel yakundaga gukora no gutera imbere. Umugoroba umwe Linda aramubaza ati Dani ufite umukunzi? Daniel araceceka gato aramubwira ati yego. Linda aramubaza ati none se uwo mukunzi wawe aba hehe? Dani aramubwira ati aba mu mudugudu iwacu. Linda araseka aramubwira ati urakizera ko azakomeza kugutegereza? Daniel ntiyagira icyo avuga. Nuko Linda arakomeza aravuga ati abantu barahinduka Dani, ubu ntukiri wa muntu wari we hashize imyaka 10. Daniel ahindukira areba ahandi, aya magambo yagumye mu mutwe we. Buhoro buhoro Daniel atangira kwibaza niba koko Grace yabakiri wa muntu yashakaga, ariko nigeze abimubwira, kandi icyo nicyo cyabaye ikosa rye rikomeye. Imyaka 3 irashira, Grace yari agitegereje. Abantu bo mu mudugudu batangira kujya bavuga bati Daniel ntazagaruka, yaramwibagiwe, afite undi mukobwa. Ariko Grace yarabyumvaga, ariko yangaga kubyemera.
nyina yagerageje kumwumvisha ko yakomeza ubuzima bwe, akamubwira ati Grace uracyari muto, ndabizi ntushobora gukomeza gutegereza ubuziraherezo. Grace areba nyina aramubwira ati mama naramusezeranyije. Nyina araceceka aravuga ati rimwe na rimwe abantu ntibubahiriza amasezerano yabo. Grace araceceka aravuga ati ndabizi ariko ndacyizera ko azagaruka. Nyina ntiyongera kugira icyo avuga ahubwo aramuhobera. Nyuma y'imyaka 10 Daniel avuye mu mudugudu, ikintu gitunguranye cyarabaye. Daniel afata umwanzuro wo gusubira iwabo. Yari yarabaye umuntu watsinze mu buzima. Yari afite amafaranga, yari afite imodoka nziza ndetse yambaraga imyenda ihenze. Yizeraga ko amaherezo yari ageze ku byo yifuzaga byose. Mu nzira ajya mu mudugudu, Daniel yari afite ibyishimo byinshi. Yatekerezaga ko Grace azamusanga yiruka. Yatekerezaga ko bari kongera kubana, ndetse yatekerezaga ko ubuzima bari barasezeranye buzakomeza. Ariko agezeyo yumva ibintu byarahindutse. Umudugudu wari warahindutse. Igiti cya kera cyari hafi y'umugezi cyo cyari kigihari. Daniel arahagarara ajya kuri cya giti, nuko arebye hirya abona Grace. Yarahagaze iruhande rw'umugezi. Daniel umutima uratera cyane, aramuhamagara ati Grace. Grace narakebuka. Mu kanya gato ntiyashoboye kuvuga. Daniel aramwenyura aramubwira ati Grace ni njyewe. Grace aramureba, amureba igihe kirekire amwitegereza ariko atavuga. Hanyuma aravuga ati wagarutse. Daniel arunama aravuga ati ariko ni nakubwiye ko nzagaruka. Grace aramwenyura ariko asa n'ubabaye. Aramubwira ati Dani, wafashe imyaka 10 yose koko? Daniel arekera kumwenyura aravuga ati Grace ndabizi ko natinze rwose. Daniel yari yiteze ko Grace yirukira mu maboko ye akamuhobera, ariko ntiyabikoze. Yahagaze gusa aho yari ari. Daniel aramubaza ati Grace byagenze bite? Grace aramureba aramubwira ati Dani byinshi byarabaye. Dani nawe ati none se waba warashatse? Grace arunama aramubwira ati oya. Daniel aramwenyura aravuga ati noneho warantegereje. Grace nawe yubura amaso aramureba aramubwira ati yego rwose. Daniel yumva agize amahoro, ariko Grace ahita avuga ikintu cyamutunguye. Yaravuze ati naragutegereje ariko si uko ubitekereza. Daniel ayoberwa ibyo ari byo aramubaza ati none se ushatse kuvuga iki? Grace arahumeka cyane. Daniel uri bwisezerano wampaye? Daniel nawe ati yego. Wasezeranye ko umunsi umwe uzagaruka ukamfata nk'umugore wawe. Daniel ati yego narabyizeye. Daniel aramwegera. Grace nawe arakomeza ati namaze imyaka myinshi ngushyigikira. Iyo abantu bavugaga ko wanyibagiwe narabirengagizaga. Iyo abandi basore bansabaga ko tubana narabyangaga. Iyo umuryango wanjye wambwiraga ngo nkomeze ubuzima navugaga nti oya azagaruka. Daniel arunama. Grace arakomeza aravuga ati ariko nyuma naje kumenya ikintu kimwe. Daniel nawe ati icyo kintu ni iki? Grace ati nari ntegereje wa Daniel nzi wa kera. Daniel aramureba aramubwira ati Dani sinzi uwo uri ubu. Aya magambo ababaza Daniel kurusha ikindi kintu cyose. Daniel abona ko hari akana k'agakobwa kari hafi yabo, kari gafite imyaka nk'8. Kareba Grace hanyuma kareba na Dani. Daniel aramubaza ati uyu ninde? Grace araceceka afata ukuboko k'uwo mukobwa aravuga ati uyu ni Anna. Daniel aramwenyura ati ni umukobwa wawe?
Grace ati yego. Dani umutima urahagarara aravuga ati none se ise w'uyu mwana ninde? Grace aramureba aramubwira ati ni wowe. Daniel yaratunguye cyane aramubaza ati oya da, ubwo se birashoboka? Grace ati mbere yuko ugenda nasanze ntwite. Daniel ntiyashoboraga kuvuga. Grace ati nagerageje kuguhamagara, nanditse amabaruwa, nagerageje no gushaka abantu bashoboraga kukugeraho, ariko wari waragiye kure rwose. Dani amarira atangira kuza mu maso. Grace arakomeza ati namureze njyenyine. Daniel areba Ana, umukobwa muto nawe yari ari kumureba. Daniel agenda buhora amusanga. Aramubwira ati Ana. Umwana arunama. Daniel arapfukama imbere ye aramubwira ati ndi papa wawe. Anareba Grace. Grace nawe aramwitegereza, anatangira kugenda buhoro buhoro amusanga. Daniel aramuhobera. Ku nshuro ya mbere mu myaka 10 Dani yararize. Ntabwo yariraga kubera kubura amafaranga, ntabwo yariraga kandi kubera ko yarananiwe, ahubwo yariraga kubera ko yaramaze kubona ibyo yari yarabuze byose. Kuri uwo mugoroba Grace abwiye Daniel byose. Yari yarakoze cyane kugira ngo arere Ana. Yari yarabaye umwarimu kandi nk'uko yari yarabyifuje akiri muto. Yari yaragize ubuzima butuje. Daniel aramubaza ati kuki utigeze ushaka undi mugabo? Grace aramwenyura aramubwira ati abagabo baransabaga. Daniel nawe ati none se kuki utigeze ubana n'umwe muri bo? Grace ati sinashakaga kubana n'umuntu kubera gusa ko ntinya kuba njyenyine. Daniel arunama aravuga ati warantegereje. Grace aramureba aramubwira ati nagutegereje imyaka myinshi Dani. None se kuki tutabana ubu? Grace araceceka. Ni ukubera ko urukundo atari ugutegereza gusa. Daniel ntiyabyumva neza. Grace aravuga ati urukundo ni no gufata inshingano. Aya magambo yafunguye amaso ya Daniel. Yaje kumva ko yatekerezaga ko gutanga amafaranga ari byose. Yatekerezaga ko kuba yaragarutse nyuma yo kuba umukire byari gukemura byose, ariko yari yibagiwe imyaka Grace yamaze ari wenyine. Iminsi mikuru yamubuzeho, amarira menshi yarize wenyine. Igihe Ana yatangiraga kugenda, umunsi anajyaga ku ishuri bwa mbere, ibyo byose Dani yari yarabibuze. Daniel yagumye mu mudugudu iminsi myinshi. Ntabwo yahise asaba Grace ko bashyingiranwa, ahubwo yatangiye kumara igihe cye kinini akakimarana na Ana. Yajyanaga na ku ishuri akumva ibyo amubwira byose, akajya amufasha gukora umukoro, ndetse amenya ibyo akunda kurya, amenya n'ibintu bituma aseka. Buhoro buhoro anatangira kumwiyumvamo. Umugoroba umwe Ana aramubaza ati papa uzasubira mu mujyi? Daniel aramureba aramubwira ati mwana wanjye simbizi. Ana nawe aramubwira ati ndakwinginze papa ntuzagende. Umutima wa Daniel urameneka. Yaje kumva ko umukobwa we atarakeneye amafaranga ye, ahubwo yarakeneye kubona se iruhande rwe. Bukeye Daniel afata icyemezo. Yari gusubira mu mudugudu akahaguma burundu. Yari gutangiza ubucuruzi aho, ndetse yari kuba hafi y'umukobwa we. Kandi ikirenze byose yari kongera gushaka icyizere cya Grace. Ntabwo yari kubikora akoresheje amasezerano, ahubwo yari kubikora akoresheje ibikorwa. Imyaka 3 irashira. Daniel ntabwo yarakiri wa wundi wa kera. Yari yarabaye umubyeyi ukunda umwana we. Yafashaga Grace mu kazi ke. Yafashaga abana bo mu mudugudu. Yubatse ikigo gito cyafashaga urubyiruko kwiga imyuga itandukanye. Abantu batangira kumwubaha, ariko Grace yaragikomeje kwitonda. Daniel
yamushyiragaho igitutu. Yari azi ko icyizere gishobora kongera kubakwa, ariko bisaba igihe. Umugoroba umwe Daniel ajyana Grace kuri wa mugezi. Ni wa mugezi bari barasezeraniyeho bwa mbere. Daniel aramureba ati Grace nati karame, ndakeka ko nari nsanzwe ntekereza ko urukundo ari ugusezerana. Grace aramwumva ati ariko ubu namenye ko urukundo ari ukubahiriza ibyo mwasezeranye. Grace aramwenyura. Daniel arakomeza ati sinshobora guhindura imyaka 10 nataye, ariko nshobora guhindura imyaka yose iri imbere. Sinshaka kongera kunkorera nk'ibyo wankoreye byose ukantegereza igihe kingana kuriya. Grace aratungurwa, aramubaza ati none se Dani urashaka iki? Daniel aramwenyura amubwira ati ndashaka ko ari wowe uhitamo. Grace aramureba aramubwira ati warahindutse rwose. Daniel areba hasi aravuga ati byabaye ngombwa ko nkubura kugira ngo umenye agaciro kawe. Grace areba hirya kuri wa mugezi, hanyuma Daniel arahindukira aramureba aramubwira ati Grace naguhisemo. Daniel aramwenyura, Grace nawe ati nanjye nuko, ariko noneho ntabwo wongeye kugira irindi sezerano atanga. Ubwo yafashe ukuboko kwe barataha. Nyuma y'amezi 6 Daniel na Grace barashyingiranwe. Ntabwo bwari ubukwe bunini, nta mitako ihenze yari ihari, nta bantu b'ibyamamare bari bahari, nta modoka zihenze zari zihari, ahubwo hari umuryango, inshuti, umuziki, amafunguro ndetse n'ibyishimo. Ana yari ahagaze iruhande rwabo, ndetse niwe wari ufite ibyishimo kurusha abandi bose. Daniel yarebye Grace yibuka wa mukobwa wari ukiri muto yari yarasezeranije imyaka 10 ishize, ariko Grace ntiyarakiri wa mukobwa. Yari umugore ukomeye, yari afite ubwenge, yari umubyeyi, ndetse yari umwarimu, kandi yari umugore wamwigishije icyo urukundo nyarwo rusobanura. Rimwe na rimwe dutekereza ko gutsinda mu buzima ari ukugira amafaranga. Dutekereza ko gutsinda ari ukugira inzu nini, imodoka nziza cyangwa akazi keza. Ariko Daniel yamenye ikintu gikomeye kurushaho. Ntacyo gutsinda bivuze iyo watakaje abantu bagukunda by'ukuri. Ntuzigere ufata urukundo rw'umuntu nk'ikintu gisanzwe. Ntuzigere utanga amasezerano utiteguye kubahiriza. Kandi niba hari umuntu utegereje, ntukamutegereze ubuziraherezo, kuko umunsi umwe ashobora guhagarika kugutegereza, kandi uwo munsi nugera ushobora kuzamenya ko watakaje umuntu w'agaciro gakomeye mu buzima bwawe. Daniel agize amahirwe, yahawe andi mahirwe ya kabiri, ariko ntabwo ari buri muntu ubona andi mahirwe ya kabiri. None niba hari umuntu ukunda, mujyane muganire, mwereke ko umuha agaciro, kandi ikiruta byose mwereke ko ari ingenzi kuri wowe ukiri kumwe nawe. Kuko rimwe na rimwe umuntu abagutegereje ntabwo ategereje amafaranga yawe, ahubwo abategereje wowe. Inkuru yacu nahangaha irangiriye. Nakoze guhitamo Josephtalks Rwanda. Njye mwabanye muri iki kiganiro nitwa Josephtalks. Wibuke gukora subscribe, like ndetse na sharing kugira ngo indi nkuru nk'iyi itazagucika. Njye ni Josephtalks.